atari bugaruke, ko atari bwongere no kureba inyuma. Wa musore nawe ambwira aho asengera na korali aririmbamo, arambwira ngo Imana yo mu ijuru imbabarire, yaba ari impanda yarivuze nanjye sinari kujya mu ijuru mvuye mu kabari. Arambwira ngo sinanyoye inzoga, ntabwo ari uko nakoze ibindi byaha, nanywaga fanta, nashutswe n'inshuti zanjye mbi, abita ko ari babi. Aravuga ati banshutse tuza mu kabari. Arambwira ati bitewe n'ibyo nabonaga n'ibiganiro byari bihari, ibyo byonyine ubwabyo ntabwo byari gutuma hinguka imbere y'Imana. Nawe muhugura uko umwuka w'Imana yaranjemo kumuhugura, ndangije mbona nawe aragiye. Maze kugenda ahasigaye mbona nta wundi muntu usigaranye, n'abasinzi bari kwisubira mu kabari. Nahise nerekeza mu Gasyata, nkujya Karuruma. Hagati ya Gasyata na Karuruma harimo agashyamba. Ngitangira ku gashyamba nahise mura n'abagabo 4 bari bagiye gusenga, ngo Imana yari yababwiye ngo bajye gusengera abakozi b'Imana bagiye ku murimo wayo. Bari abagabo b'abanyamasengesho. Abagabo duhuye, abagabo tutarahura neza batangira kuzuzwa, bavuga ururimi rushya. Twahuye duhoberana, ducakirana, bose bamuhobera. Nuko ako kanya ubuhanuzi buhita buza. Umugabo arahanuye, Imana iravuga ngo umwana wanjye ndi Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, Imana wakoreye mwana wanjye. Irambwira ngo ntago wigeze urushya umwuka wanjye wera, byatumye nkwiyereka nk'uko niyerekaga Eliya mu buryo bw'umuriro. Irambwira ngo guhera uyu munsi bibi kubera ikimenyetso, ntuzongere gushidikanya ukundi kutagira umwuka wanjye wera. Irambwira ngo kandi, irambwira ngo ntuzongere gutinya abo nzagutumaho bose uzababwire, abakomeye n'aboroheje, abize n'abatarize, abazungu n'abirabura, abagufi n'abarebare. Irambwira ngo inzobe n'urukara, mu byiciro byose, abakire n'abakene, abanyacyuro n'abatagifite. Irambwira ngo abo nzagutumaho bose uzababwire, ntuzagire ubwoba. Irambwira ngo nta mwana w'umuntu wabasha kukurya n'urwara rw'urutoki, njye Uwiteka ntabyemeye. Irambwira ngo ibuka iwanyu ku Gisenyi mu masasu. Irambwira ngo sibwo bwa mbere nkwiyeretse mu buryo bw'umuriro, ibuka no ku Gisenyi mu masasu. Imana imbwiye gutyo, irangije inyihera umugisha, n'ababaga bibahereza umugisha. Ubwo turatashye. Ngeze mu rugo nahise nijijisha, byari mu masaha 10 gutyo, nuko ndaryama. Muri icyo gitondo hashize akanya ndyamye, numva bo mu gipangu bari gutangara bukeye, barimo ngo Boîte Cadillac yahiye, ngo babicije ku makuru, bari kubigaragaza kuri televiziyo. Nanjye mera nk'umuntu waraye mu rugo, negera aho nabaga nyine mu babivugaga, nise ni yahiye yatwitswe n'iki. Baravuga ni sirikwi y'umuriro w'amashanyarazi. Baravuga ngo hoya, ngo bavuze yuko ngo hari umuhanuzi wahanyuze. Numva umutima urakotse, mbese uwo muhanuzi we baba bari kumugaragaza. Baravuga ngo bayobe uwo ari we. Numva ndaruhutse, mva namvuye umusozi nahise ngenda njya mu buriri, niriwe ndyamye uwo munsi. Nagiye rero mara nk'ibyumweru 2 no mwivuga butumwa nararihagaritse kujyayo kubera ubwoba. Imana yaje kuntuma w'umuhanuzikazi w'umukecuru Munyacyangugu. Nibwo Imana yambwiye ngo shira kubwo butangira uvugisha ukuri kw'ibyo wabonye. Irambwira ngo uzenguruke mu nsengero uvuga n'ibindi byishubitse. Irambwira ngo ntawe uzakurya urwara rw'urutoki. Isubira muri bwa buhanuzi numvishe rya joro. Irambwira ngo ntawe uzagira icyo agutwara.
Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe Kristo, niwe mwami uganza muri byose. Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe data, niwe mucunguzi wacunguye umwana w'umuntu. Mesiya niwe mwami, Mesiya niwe Kristo, niwe mwami uganza muri byose. Imbaraga zawe